yemerewe kwicano hari amabuye byose byakomeretsa cyangwa ibindi bintu byose byakomeretsa aho bakavuga ngo hisunzwe itegeko ry'uko ikipe yakiriye umukino ari ibifite umutekano mu nshingano zayo ubwo ari yo Bugesera icyo gihe Bugesera ngo yaterwa mpaga ku mpamvu z'uko yicaje abafana ahantu batagombaga kwicara hari ahantu Bugesera scenario ya mbere bahita nsoze iminota itaranshirana bikaza kuvuga yuko naje kuvuga ko uko bigenda bahita nsoze icya kabiri mu gihe byagaragara ko ari abafana ba Rayon Sport bateye amabuye icyo gihe byafatwa nkaho abafana ba Rayon Sport rero bateje akaduruvayo ikaba yahanishwa kuba izakina nta bafana bari ku kibuga muri match runaka wenda bagena mu bihano. Hari possibility abantu bavugaga ngo match yasubirwamo nta bafana bari gatangira A0 icyo sinyizi. Hari abavugaga ngo yasubira ku minota 57 bagakina iminota yarisigaye nta bafana icyo nacyo ni ikindi gishoboka, c'est fort possible, birashoboka nacyo wenda benshi bavuga gishoboka cyane. Hari n'ikindi kiri kuvugwa cyuko na Rayon Sport ngo yaterwa mpaga icyo nacyo ni ikindi kiri kuvugwa. Ibyo byose ntacyo nemeje nta nicyo makana kuko Ibera agomba kugira icyo avuga. Zari scenario zo bisobanure nge mbahaye possible scenario zibiza kuva mu mwanzuro uri bufutwe saa. Ibindi reka tutegereza saa. Ni segonda rimwe gufata ibuye koletera mu kibuga sibyo rwose. Tujya n'inama ku bafana umusifuzi yabiba yagira ati ariko umuntu yakaranzwe ni no kwirinda imvururu muri Gorilla ibindi byose kabiharira muri Gorilla Games yari umukino